nongeye kwakira wowe ukurikiye Blessing Official TV. Blessing Official TV channel ya YouTube ikugezaho amakuru atandukanye ku bijyanye na gahunda z'ibigenda bikorerwa mu isi ndetse n'ibijyanye n'ubuhanuzi ndetse n'uburyo dushobora kwifashisha ibimera kugira ngo twitungire amagara mazima. Ibintu byose biba byagiye bipangwa kuri gahunda. Nta kintu na kimwe gitungurana. Yego, nta na kimwe gitungurana kuri iyi si. Hari abantu baba babyihishe inyuma, aba Freemasons, aba Illuminati ndetse n'indi miryango ikorera mu ibanga. Uyu munsi tugiye kuganira ku byagombaga kubaho mu mwaka wa 2000. Wawumvise umwaka wa 2000. Umwaka twagiye tubonamo ikoranabuhanga ku buryo tutigeze tubona mu isi. Niwo mwaka za mudasobwa zagiye zigaragara cyane nubwo zakoreshwaga n'ubundi mu bindi bihugu byateye imbere. Mbese nibiki byagombaga gutangira gushyirwa mu bikorwa? Twibuke ko ibi byose byateguwe mu rwego rwa New World Order, gushyira isi mu murongo bo bashaka ko bagenderamo. Buri muntu wese akagendera mu byo bateguye. Ngiki kimwe mu byagombaga gukorwa, gushyirwaho ikimenyetso kw'abantu, ibyo bise système de contrôle individuel électronique d'identification et de localisation. Ibi bikababashisha kubona amakuru akenewe kuri buri muntu wese. Wambaza uti ni ayahe makuru? Amakuru yose akenewe kuri buri muntu: intego ze, imyitwarire ye, ingendo ze, aho asura, icyo akora, uko abayeho, akamenyero ke n'imyirondoro ye yose bikamenyekana. Itumanaho rigezweho ryabashishije cyane kubigeraho. Ikindi, kwerekana aho umuntu aba mu gihe nyacyo bakoresheje satelite z'itumanaho hamwe na telefone ye igendanwa. Ibyo twarabibonye ubushize ko bifashishije telefone yawe bashobora kumenya aho ugenda, ibyo ukunda gukora n'ibindi bijyanye n'amakuru akwerekeye. Ibyo kandi bikagenda bishyirwamo imbaraga hakurikijwe satelite zigenda zoherezwa mu kirere mu rwego rwo gukurikirana amakuru kuri buri muntu wese. Gushyiraho amakarita y'ikoranabuhanga nka ATM card, carte de crédit, carte za telefone zigendanwa, internet na za rezo eshero ikoreshwa ku bihugu byateye imbere mu majyambere bikagera hose, kandi byinshi byamaze kugerwaho. Ubu buri muntu wese ahari aba afite carte SIM cyangwa se SIM card. Gushyiraho ibimenyetso biranga ku buryo bwihuse bifashishije satelite ahabereye impanuka, bikamenyesha ikigo gishinzwe gutabara, cyerekana neza aho impanuka ibereye. Ibyo byabanje gushyirwa mu modoka zihenze kubwo kurwanya ibisambo byazibaga. Nyuma hatekerezwa uko byashyirwa no ku bantu kubera kurengera umutekano mu ngendo, bakamenyeshwa amakuru ku bibaho byose. Gushyira icyo kimenyetso mu bantu bizagabanya ibiciro by'ubwishinganishe kandi kigabanya ubujura. Kikazajya kigaragaza ahabereye impanuka. Ibyo byarakunzwe cyane. Ibyinshi bigenda bikorwa bigaragaza ko biri mu nyungu zacu, ariko ibyo byose byamaze kugerwaho, bidukorerwaho umunsi ku munsi. Mu byagombaga guherwaho muri ubwo buryo bwo kumenya aho umuntu ari n'imyirondoro ye, bahereye ku byambarwa ku kuboko, mu ijosi, by'imitako bya electronique hamwe n'ibindi bicengezwa mu mubiri. Ibyo twavuga ni za collier, ibyo bambara mu ijosi, bracelet, ibyo bambara ku kuboko.
ibyo abantu bambara nk'umutako bakaba batazi ko byashyizwemo sisiteme iboneka ndetse n'ubundi buryo bw'ibimenyetso bishyirwa mu mubiri. Implant ntibisibanganywe, buri muri code bare zisomeshwa n'imashini zabigenewe gusa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa no mu Bwongereza, iyo miringa ineka abantu yambarwa ku maboko n'amaguru n'amashenete birimo iyo sisiteme, byamaze kugeragezwa muri domene zose, cyane cyane ku bantu bafungishijwe ijisho bavukijwe umudendezo wabo. Ubwo buryo basanze bafitiye akamaro cyane, nibwo batekereje uko byakoreshwa mu kugenzura abantu bose, nibwo buzakurikizwa mu ishyirwaho ry'ibimenyetso ku isi yose. Ibyo twarabibonye mu gihe cya COVID-19, bakwambikaga akantu ukaba udashobora kujya ahantu ari hose batakubonye. Tuzakomeza ubutaha, mwari kumwe na Blessing Official TV. Murakoze.